Hey bakunzi ba Humura TV show ndabashuhuje ndabayambiriye yambi mwiriwe mwaramutse muraho mumeze mute ndizera yuko buri muntu wese unkurikiye Imana yo mu ijuru yakurinze kuko impamvu ndeba n'ukuri ndaje rero ntago ngiye gutinda mu magambo ngo nyure hirya no hino banje ngira ngo tuvuge ku kintu runaka kirangire gutaha tuzavuge ku kintu uyu munsi nje kugira ngo tuganire. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga cyane kandi nyine nanjye ndabyumva tukiri na kera nyine ni ijambo ryahozeho nibaza ko n'ubundi kuba ryizera ntago rizigera rivaho wenda ngo riveho rirangire kubera ko imyumvire yacu uko byagenda uko ariko kose izakomeza itandukane kugeza igihe buri wese azajya agira atya agasezera ku isi n'abandi bakaza bakabisanga n'abandi bakaza bakabisanga ntabwo bishobora guhinduka uko byagenda kose kuko abantu ntabwo bashobora kumva ibintu kimwe ijana ku ijana. Rero hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo umwaka, ndashaka kubaza wowe unkurikiye wemera umwaka? Ese koko umwaka ubaho cyangwa ntabwo ubaho? Uri mu ruhe ruhande? Wemera ko umwaka ubaho cyangwa wemera ko utabaho? Ngende mu ruhande rwemera yuko umwaka utabaho kandi ndabisobanura. Nawe niba wemera yuko umwaka ubaho bose muri komenti biba byemewe kuvuga ukuntu kubyumva kuko nibyo bintu nanjye bimpa n'imbaraga nkumva yuko abo tuganira banyumva kandi baba bahari cyangwa nkumva yuko ibyo mba navuze hari abantu byibuze baba babyumva. Umwaka rero ngende uwo muntu ukunda gupinga ibintu byose mu by'ukuri kandi hari ikintu naje kumenya buriya iyo wizeye ikintu icyo kintu ukacyizera byanze bikunze kikugiraho ingaruka ku buzima bwawe kuko uba wakizeye zaba nziza cyangwa se ingaruka mbi. Uko biri kose uburyo wabyizeyemo bikugiramo ingaruka. Uwo ni njye mbyumva gutyo hanyuma nawe ufite uko ubyumva. Umwaka mu by'ukuri ni ibintu biba mu bitekerezo, ntabwo nibaza yuko umwaka pe ubaho kuko njyewe ndi umwe no mu bantu bashobora gukora ibyo abandi batakoze kugira ngo testing. Hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo mu gitondo ngo kibyuka ngo ukabona nk'ipusi wenda cyangwa ngo ntukavuge urwembe ngo n'urushinge n'ibikwasi ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ubivuze uwo munsi wawe uba mubi ukaba mubi ngo bakabwije. Rero ngiye kubera gupinga utuntu nk'utwo ngutwo mpita mbikorera icyo pe kandi mu by'ukuri nagiye mbikora kugira ngo ngerageze ndebe yuko ari ibyo ntabwo ari byo pe. Niba wenda ari uko mba ntabyizeye ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ntabwo umwaka ubaho, nta mwaka ubaho. Ikintu kikubaho uwo munsi n'undi kiba kiri bukubeho niyo utahura na ya pusi niyo uzi ko mu gitondo umuntu ashobora nko gukenera nk'igikwasi cyangwa urwembe noneho njya mbibona nkaseka nkatembaga akabwira nk'uwo mwana ati ndebera akabinyuza hirya akabitsinda kugira ngo atavuga urwembe mwuka byara ubu rushyi mwabwiyambuye koko. Ntabwo urwo rwembe uvuze ari rwo ruri buze mu buzima bwawe uwo munsi, ahubwo uko ubyizeye bigomba kukubera. Wenda ku ruhande rumwe ibyo ngibyo nabyemera, ubyizeye wenda bishobora kukubera uko nguko ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu biri bukubeho mu by'ukuri kubera yuko wavuze ibyo ngibyo ngo kanaka sindi bumusuhuze. Hari abantu mu makaritsiye baba barabaye igiciro ry'imigani, nta muntu wamusuhuza mu gitondo amubona akabebera akanyura nk'ugira ngo atantera umwaka. Hari umunsi umwe nari nagiye ahantu muri shopu guhaha ibintu bimwe na bimwe noneho haza umumama araza asubiza abari barimo ngewe kubera ko mba nari umukiriya sinari nzi ibyo ari byo ndamwikiriza nyine nta kibazo ari gucuruza mbona arikandagiza ubwoba bashatse nyine kutamuvugisha yigiramo nk'inyuma aramujijisha akoresha uko ashoboye kose ngo batavugana. Noneho umumama arankundira nawe afata agatebe aricara pe aricara kuko nawe yari afite uburenganzira bwo kugura niba ananiwe gato akicara mu gihe abonye aho yicaye.
uwo muntu yamaze, bari abakozi babiri bamaze rwose umwanya banyura hano binyuza hano kugira ngo hatagira n'umusohora ijwi mu kanwa ke ngo amuvugishe. Noneho rero reka wa muntu agende, mbabaza nti se ko mbona ntazi icyabaye, ni iki byagenze gute? Arambwira baturiya muntu iyo tumubonye akaza hano mu gitondo akatuvugisha nta wundi mukiriya wari watugurira, atubwo uwo munsi twirirwa uko nta yandi mafaranga tubona, ati niyo tuvugishije ayo twabonye biba birangiye. Ndavuga si mwokagira Imana mwe, ubu ngubu umuntu yabaho kuri no pressure ukazabigenza niba ari ibyo se, niba wizera ko awutera haramutse haje undi utari we, niko bakunda ugacuruza ukavuga ati yewe sinzi uwanteye mwaka pe, uno munsi sinzi uwo twahuye nawe. Mu by'ukuri rero ntabwo umwaka jyewe mwemera, ni jyewe ku ruhande rwanjye ntabwo mwemera. Hanyuma dore ikintu kijya kintera ubwoba kikantangaza kigatuma numva nkubiswe n'inkuba nkumirwa, ni ukumva umuntu w'umukristo nawe yemera ibyo bintu pe. Umuntu usenga Imana yo mu ijuru, wiringira Imana, nawe rwose akakubwira ati hari umuntu twahuye mu gitondo ariko shaha ibintu byambayeho ni ikibazo, ibintu byambayeho ni agahomamunwa. Mwokagira Imana mukuru. Ubu udasenga utizera ko Imana ikora azavuga yuko kana kamuteye umwaku. Nawe usenga uzi uko Imana ikora, uzi imbaraga zayo, uzi ubutware n'ubushobozi bwayo, nawe wizere ko umwaka ukora, wizere ko umwana w'umuntu ufite inyama n'amaraso hari ikintu ashobora guhindura ku buzima bwawe, wizere ko uwo muntu hari ikintu, hari umugambi w'Imana ashobora guhindura ku buzima bwawe. Ibyo bintu rero birababaje haba ku bakristo niho ntinda, kuko icyo gisate nicyo ndimo. Buriya batizera Imana baba bafite n'ibyo bizera, bagira n'amakondisiyo bagenderaho, niba ari no kuri abo bapfumu bakajyayo, niba ari no kuki bajyayo nyine, bwo kubera yuko imyizerere yabo nabo muri ubwo buryo ibiri hejuru. Ariko ikibabaje niba umuntu yakwizera ko umupfumu, umuntu ufite inyama n'amaraso, umupfumu nibaza ko aba abeshya, ntabwo aba avugisha ukuri. Niba umuntu yizera ko yamukora ikintu kigakunda, ntabwo kwizera yuko umwaka ubaho bigoranye. Ariko nawe wizera Imana, noneho ugasanga umuntu yizera abapfumu kubera ko ari umukristo, ariko aratinya iki? Umuntu umutera umwana. Imana ni nyembaraga uko byagenda uko ariko kose, niba uyizera yizere wese n'umutima wawe wose, kuko buriya icyo yashaka icyo ari cyo cyose cyaba. Niba ari ibyo, hariho n'igihe ubyuka warayurira, nk'uko rya jambo njya mbabwira rimeze, kwa kundi ushobora kurarurira bwacya impundu zikavuga, ukaryama warayurira, ariko bwacya mu gitondo ikagutunguza surprise. None si icyo gihe ntabwo ibi bikoze kubera ko nta mwaka wahuye nawe, ahubwo ibi bikoze kubw'igihe cyawe cyageze, ibi bikoze kubwo gusenga kwawe kumvishwe, ibi bikoze kugira ngo isohoze rya jambo ryayo rivuga ngo wararurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Rero nshuti zanjye, niba uri umukristo, wikwizerera iyo myuka, iyo ni imyuka mibi, wikwizera imyuka idakora, bigushyiramo baringa ikuyobora. Usanga umuntu nko ku gipangu uceceke, uzi ko hari umuntu utasubiza mu gitondo ngo akwikirize, ntabwo yakwikiriza kubera iki? Yabaye iki? Umucakara wa Satani. Satani yamubwiye yuko uko byagenda uko ariko kose agomba kwirinda uwo muntu. Mureke uburetwa bwa Satani, mureke kuba abacakara bwa Satani. Satani agutwaza igitugu mu buryo bumwe, yakubura akabugutwaza mu kindi. Azagutwaza igitugu mu kujya kwiba, n'umunanira akigutwaze mu kujya kuri pressure yo kumva yuko umwana w'umuntu ufite inyama n'amaraso yagutera umwaka. Rero nshuti zanjye, ibyo ngibyo ni njye, nubyizera gutya ukizera yuko umwaka utabaho, nta muntu uzawugutera. Kandi rero uretse n'umwaka, n'iyi mivumo iyi ngiyi ubona abantu batuvuma,
gihe uri muri Kristo Yesu kandi ukaba wizeye ko yabikuraho, ukizera amaraso ya Yesu uyarimo neza, nagira ngo kubwire ngo ntabwo igufata. Niba Imana ishobora gukuraho imivumo abana b'abantu bakuvumye kuko bo ngo barafite n'ukuntu babitongera, niba Imana ishobora kubikuraho, ni gute wumva yuko uwo mwaka uwo wagufata? Ibikubaho ku munsi biba ari igeno ry'Imana, nibyo bintu Imana iba yakugeneye. Umubwiriza yaravuze ngo buri gihe kigira ibihe byabyo. Nimba ugeze mu gihe cyawe cyo kurira, uwo munsi urarira. Niba ugeze mu gihe cyo kubabara, uri bubabare byanze bikunze. Ariko kandi niba ugeze no mu gihe cyo kwishima, uri bwishime. Niba ugeze mu gihe cyo kunezerwa, uri bunezerwe, kuko iminsi tubaho yose, buri munsi iyi minsi tubamo igenda igira ibyiza byayo n'ibibi byayo. Muzakundana abantu ngo wumve yuko bizi ikintu upfa n'abantu. Buri munsi ufite icyiza cyawo cyangwa se ikibi cyawo, kandi buri bihe bigira ibihe byabyo. Ngaho rero Imana ibaha umugisha. Ibyo ni ryo jambo numvaga nshaka yuko twasangira, kandi nizeye yuko hari icyo biri bukumariye. Ubwo rero niba hari uko byumva, ushobora gushyira muri comment, ugakora like, ugakora na share, mugakura abantu mu bubata bwo kugendera munsi y'ukuboko kwa Satani, bumva yuko hari ibintu abafiteho ububasha, hari ibintu Satani adafite ububasha. Twahawe ubutware bwo kugira gute, hari ibintu dufite ubutware twebwe ubwacu muri twebwe bwo kwirukana kandi ntibitugireho imbaraga. Ubwo rero niba hari umuntu waba uzi rwose ugendera kuri icyo kintu, barahari benshi, ukamusangiza iki kiganiro, ahari wenda hari icyo byamumarira. Ahasigaye rero Imana iguhe umugisha. Bye bye. Ibiganiro nakagaruka uko bisanzwe. Bye, I love you.